Muraho neza abakunzi ba Emi Media TV. Murakaza neza kuri channel yacu. Uyu munsi tugiye kugaruka ku ijambo ry'Imana, ukuri kwa Bibiliya n'inyigisho zubaka umutima. Uyu munsi tugiye kwinjira mu kibazo gikomeye abantu benshi bibaza ariko gikunze kutabonerwa igisubizo gisobanutse. Yesu yari hagati y'imyaka 12 na 33. Ese yakoraga iki? Kuki Bibiliya itavuze byinshi kuri iyo myaka? Uyu si umuco wo kumenya gusa, ni inyigisho ishobora guhindura uko wiyumva, uko witegura, nuko utegereza igihe Imana irimo kwitegurira mu ibanga. Mbahaye ikaze, je mugiye kubana na Emmanuel Wihanganye. Yesu afite imyaka 12. Ese Bibiliya yabivugaho iki? Bibiliya itubwira inkuru imwe ikomeye cyane. Yesu ageze ku myaka 12 ajyana n'ababyeyi b'i Yerusalemu mu minsi mikuru. Mu gihe cyo gusubira iwabo, ababyeyi be baramubura, bamubona nyuma y'iminsi 3 ari mu rusengero yicaye hagati y'abigisha, abatega amatwi, ababaza, kandi bose batangazwa n'ubwenge bwe. Icyo nicyo gihe cya mbere Bibiliya yagaragaje ubwenge n'icyerekezo Yesu yari afite ku Mana. Ariko nyuma y'iki kintu Yesu ntiyahise atangira kubwiriza. Aha none reka turebe Yesu asubira i Nazareti. Bibiliya ivuga amagambo make ariko aremereye cyane. Yesu yasubiranye nabo i Nazareti abagandukira. Ibi byanditse muri Luka ibice byaho 2:51. Haragira hati: Yesu yasubiranye nabi Nazareti abagandukira. Aha niho abantu benshi batungurwa. Yesu umwana w'Imana ufite ubwenge burenze ubw'abantu yasubiye mu buzima busanzwe. Yasubiye mu mudugudu muto w'i Nazareti, yabanye n'ababyeyi be, yigobotoye icyubahiro cy'abantu, ahitamo kumviraho kwigaragaza. Ibi bitwigisha ikintu gikomeye: ubwenge nibusimbura kumvira, kandi kwitegura nibisimburwa no kwihuta. Noneho hano reka turebe imyaka ya 18 itavugwa. Hagati y'imyaka 12 na 30 hari imyaka hafi ingana na 18 Bibiliya itavugaho inkuru zirambuye, ariko Bibiliya iduha umurongo umwe uhagije. Yesu akomeza gukura mu bwenge no mu gihagararo no mu gushimwa n'Imana n'abantu. Luka ibice byaho 2:52. Uyu murongo uvuga byinshi kuruta inkuru ndende. Yesu yakuraga mu bwenge, yakuraga mu mubiri, yakuraga mu mwuka, yakuraga mu mibanire n'abantu. Ntabwo yari mu bihumbi by'abantu bamushimagiza, yari mu buzima busanzwe. Nkaho ibyo bidahagije, reka turebe Yesu nk'umubaji. Nyuma y'igihe abantu bamuvugaho bati, uyu si we mubaji. Ibi wabisanga mu gitabo cya Mariko ibice byaho 6:3. Ibi bivuze ko Yesu yakoraga n'amaboko ye, yakoraga akazi ka buri munsi, yabayeho ubuzima busanzwe bw'umurimo. Yesu ntiyari mu rusengero gusa, yari no mu kazi. Ntiyari mu masengesho gusa, yari no mu nshingano z'ubuzima. Ibi ni isomo rikomeye kuri twe. Akazi ka buri munsi nikakubuza kuba mu bushake bw'Imana. Hejuru y'ibyo nkaho ibyo bidahagije, reka tuvuge ku kuri n'ibinyoma byagiye bivugwa. Hari inkuru zigenda zivuga ko Yesu yagiye mu Buhinde, yize ubupfumu, yabaye mu bihugu bya kure. Ariko reka tubivuge neza, ibyo byose ni biri muri Bibiliya. Twebwe nk'abakristo dukora ukuri mu ijambo ry'Imana, si imigani y'abantu. Ibyo Bibiliya itavuze ntidukwiye kubyongeraho. Nagutinda, imyaka 30, igihe cy'Imana. Bibiliya ivuga iti: Yesu atangira umurimo we yari afite nk'imyaka 30. Ibi wabisanga muri Luka ibice byaho 3:23. Aha niho ibintu bihindukiye. Yabatijwe, Umwuka Wera mumanukaho, atangira kubwiriza, atangira gukiza, atangira guhindura ubuzima bw'abantu. Igihe cy'ibanga kirarangiye, igihe cyo kugaragara kiratangiye. Nibyo wabyumvishe neza. Imyaka 30 kugera kuri 33 yicwa, Yesu yakoze umurimo we mu gihe cy'imyaka 3 n'igice. Mu gihe gito yahinduye isi, arangiza apfa ku musaraba. Atari uko yatsinzwe, ahubwo ari uko asohoje umugambi w'Imana.
tugana ku musozo, impamvu Bibiliya itavuze byinshi ku myaka hagati ya 12 na 30 ya Yesu, ubwo harimo hagati y'imyaka 18, nuko yari igihe cyo kwitegura. Niba uri mu gihe abantu batakuzi, niba uri mu gihe utagaragara, niba uri mu gihe utaramurikwa, ntugacike intege. Imana ishobora kuba iri kukwitegurira nk'uko yabigenje kuri Yesu. Niba inyigisho yagukoze ku mutima, ukanda subscribe kuri Emi Media TV, ukande like, usangiza abandi ino video, kandi tubwire muri comment uko wumvishe iki cyigisho. Imana ibaho umugisha, murakoze. Imana ibaho umugisha, murakoze. Nje mwabanye muri kiganiro ndi Emmanuel Wihanganye. Mbifurije amahoro y'Imana mwese. Hasta la vista. Naho butaha.